Kolomolostikol! Inaikanika sikayanenga. Umushaka umurongore uretse uyu mwana sha. Urumva? Pastor Matia, ni wowe bivuze cyangwa hari undi uri inyuma yawe? Neza ntakibazo. Ngiye muri nta kibazo mfite. Akubundi wafite. Abashaka naje ni. Ukora akazi ko kawe ko bikwiye. Akazi kanjye gakora neza. Cyari ngaho. Nuko muteye? John, mbabarira n'ukuri n'urukundo rubinteye. Ndagukunda cyane. Kuburyo numva nta n'undi mugabo nkeneye muri iyi si utariho. Umva nkubwire. Nkeneye gutuza. Amahoro! Nkeneye ubukire! N'icyubahiro! Nkeneye imbaraga! Imbaraga nyinshi cyane! Nanze agasuzuguro! Mu bandi bose n'abantu batanze! Niyo mpamvu nemeye kwica uyu mwana wanjye nkunda. urakoze mwamikazi, urakoze cyane. Urakoze kunyikira igitabo, urakoze cyane. Kuvubu uyu munsi ibyo wifuza byose urabihawe. Ubutunzi, icyubahiro n'ubukire byose urabihawe. Murakoze nyagasani. Karibu. Kimi, mukomere cyane mwene data. Yesu ashimwe. Usahimbazwe. Si, biteri komera komera. Shanda ariko dufunze ubushize twagize ibihe byiza. Niba uyu munsi twongera kugira ibihe byiza ndakuraritse si ni ukuri. Sha, nyine ako se ndabona utishimye. Bite byawe? Aha, meze neza. Ni birebire nyine. Birebire habaye iki se? Nyine. Ni birebire. Oya mbwira. Urabizi nta kintu Imana itagikora se. Ndabona wihebye umutima wagiye kure kandi urabizi icyakubaye icyo ari cyo cyose Imana ibigifite muri gahunda, kandi niba hari n'ikintu kibi cyabaye iwanyu uze kuza dusenge tubaze Imana igisubizo. Umva shari sine ntabwo byoroshye. Uzi rukundo? Ruku tukwakiriza iki? Karabaye noneho. Ese ko utishimye, ko mbona ubabaye, bimeze bite koko Ruku? Ariko Jimmy, uribuka umwanya twataye ngo turasenga Imana? Ntabwo twataye umwanya rwose, mbigusubiriremo, ntabwo twigeze duta umwanya turi gusenga. Niba ubabaye dusenge Imana, ko ijambo ryaravuga ngo niba ubabaye usenge, niba wishimye nanone uririmbe. Ariko uzi ko usetsa cyane Jimmy, uri cyane muri bya bindi byakira. Dusenga ibiki? Ngo iki? Uzi ko twasengeye mu mazi.
cyane Samatare twagiyeyo, Kanyarira twagiyeyo, ariko bose Imana byanga byakundi ziyerekana. uribuka imvura yatunyanyigiye dusenga, uribuka izuba ryadukubise ngo twagiye gusenga, none Imana ni ibingibi nyituye. Ese ni ikihe kibazo ufite wowe kabyara? Ikibazo ufite ni ikihe Jimmy? Ubaho bigeze n'ibyanjye nakemera nkabikora. Cyafite ibibazo nanjye byanteye ibibazo n'ibyo byandenze umutwe. Ngo kise sintumbwira ibintu ndi gutekereza. Urukundo byagenze nta birenze ariko urukundo bamwirukanye ku kazi. Ukize ngo iki? Yego. Urukundo bamwirukanye ku kazi. Bamwirukanye ku kazi. Ntiyarakamazeho amezi niba atari kumwe n'igicera. Sharisi reka nkubwire. Yagiye ku kazi agaruka mo hagati. Arambwira ngo baramwirukanye. Ariko se koko mana, ariko reka nkubwire. Imana yavuganye namwe. Muracyari kumwe. Nanjye nicyo cyizere mfite. Umva nkubwire Cecile. Ndimo kuko mfite icyizere. Icyo nkubujije cyo. Nk'umuntu dusengana. Ntimuve ku Mana. Icya kabiri. Ntimwicire inzira. Ndakubujije Cecile. Ukuntu urukundo yavuze? Ngo Imana ngo nitabikora uko ashaka. Ngo ntibikore vuba. Oya. Cecile, ndakwinginze. Uzi ko hari umwanzuro yafashe ntazi. Nanjye nteye ubwoba ko ariyo mpamvu mfashe ibirengiye. Reka nkubwire. Urabizi ko abagore turi bushyinguro bw'ibibazo by'abagabo Cecile. Sengera rukundo pe. Ndakwinginze gusengera rukundo. Yego. Reka nkubwire. Ngwino rero tugende gusenga, icyo nizeye cyo nuko turahava tubonye igisubizo. Sibyo Cecile? Komeza mu kwizera n'ukuri. Kandi niwe uri bufashe rukundo kuva muri ibi bibazo. Sibyo? Ngo tugende ngira ngo amasaha amaze no kwigira imbere. Twihute. Tegereza icyo nzi cy'Imana izitamurura. Wenda cyabona ukiri hahandi muri bya bicu bigutwikiriye. Baradufata umwanya dusenge. Mbabwire Jimmy, aho kugira ngo ubwirwe ugiye gudusenge. Urumva? Wandangira uwanjye muri ibibazo. Rukundo nsanzwe nzi cyangwa umva kubwira abademoni baguhangiye. Utongera kumbwira Imana, Mwese narya Yesu. utongera kumbwira izina Imana, Toka Satani. urumva? Icyashoboka cyose njye ngubu nagikora. Ariko utambwiye kwerekeza ku Mana. Ese rukundo. Kwa Jimmy. Ni karibu ntabwo muheje. Yes. Habari zako? Nzuri sana. Muraho. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Rukundo. Yesu ashimwe cyane. Sasa Yego. nyuza hano kuri ya gahunda twari dufitanye ariko ndabona mwasuye na Rukundo. Dufite umushyitsi yansuye. Nta kibazo ariko kubera ko mfite abadamu nakereje. Yego. Reka njyewe ngende nta kibazo usigare bita ku mushyitsi. Nta Imana ibamugisha mu masengesho yanyu mutwibuke. Imana ibamugisha cyane. Okay. Sawa bihe. Musigare n'Imana. Sawa ubwo naho utaha. Murakoze. Ariko wa muntu tugikoraza hano turamaze gusenga ko atinzeho we. Reka tuba dusenga twe kugira mu nzu y'Imana ngo duceceke. Tera isengesho ritoya araza agasanga turi kuririmba natwe ari nako turi kwitegura mu mitima. Kandi koko nibyo. Reka tube dusenga Imana. Cyatangira usenga Imana. Uwiteka Mana nziza, Mana y'icyubahiro, akanya nk'aka turagushimiye kubashije kutugeza aha hantu data, waturinze mu ntambwe nyinshi, warinze intambwe z'ibirenge byacu gusitara, watugiriye neza data. None aha hantu turakwirinze rero kugira ngo ubane natwe. Reka Uwiteka amagambo avugirwa aha ngaha aba ari amagambo yo kukubahisha no kuguhesha icyubahiro. Ngaho rero rinda mugenzi wacu uri mu nzira aza tugana data, nawe urinde intambwe ze maze atugireho amahoro. Ngaho bana natwe rero uganze uyobore kandi utegeka aha hantu mu izina rya Yesu. Amen. Reka turirimbe wenda arasanga tukiririmba. Reka turirimbe ya ndirimbo ivuga ngo ay'Imana. 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 Ay'Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, nifata uko ntari.
ariko rero shiri wanjye ejo bundi warandyohereje cyane rwose. Nibyo se Pastor? Warandyohereje numva rwose binkoze ku mutima. Erega nicyo mba nshaka Pastor. Niyo mpamvu Nanjye nta kindi mba nshaka no kugushimisha. yego uri kubona yuko iyi plante yawe rwose imaze gusaza bitewe n'uburyo ejo bundi wanshimishije. Ubu ngubu ngiye gukora ibitangaza. Gutira kandi uncure impamba z'imbemo umpindure cyuma cyawe uhorukoresha urakoze data, urakoze kuko wabanye nanjye, urakoze ubane natwe muri ino gahunda, tugirire neza, kuko wagire neza bakera, tugire neza kuko wagire neza mwami Imana. Tugirire neza Haleluya, haleluya. Muraho cyane mukozi w'Imana. Oui, toute ça est la bonne chance là, toute. Oui, Haleluya. Amen. Imbara. ari ikintu mbonye. Hari ikintu mbonye ariko reka dusenge Imana. Imana ishobora kubikuraho byose kuko nasomye neza ijambo riri muri Yohana ibice 11 umurongo wa 25 haza havuga ngo reka tuhasome none dutangire gahunda zacu. Yohana ibice 11 twihuse cyane kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Haravuga ngo 25 ndumva nige hageze mbere reka dusome. Haravuga ngo Yesu arababwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho uwizera ntazapfa iteka ryose. Mbese mwizeye ibyo? Haleluya, amen. ijambo dusomye riteka yuko nitwizera Mana ijambo ritubwiye yuko wizera azabona ibitangaza by'Imana. Ijambo ritubwiye yuko ngo niyo yaba yarapfuye azazuka, kandi ngo niyo yaba ariho ariko kwizera ko kuzabasha kumwita mu bikomeye. Haleluya, ndagira ngo dusenge Imana. Dusenge Imana twihuse. Aka karimbo namanutse muririmba kankoze ku mutima, nanjye numva ndanezerewe. Ndagira ngo munyemereye muhaguruke dusenge. Tugarukire ku byacu ruko. Reba hano twagiye twasengeye mu mazi, dusengera ku izuba ryinshi, agahanga karashya. Ubu koko bya bitumariye iki? Reba nawe uramutse ubivuyemo koko n'ubuhe musaruro wawe ubonye? Ijambo ry'Imana ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni inzara se? Ni akazi se wo kabyarawe? Oya ntibikabe. Umva Jimmy, karabe wikomeza kumbwira ayo magambo. Urumva? Kuko ngiye namara amashi. Kuki? Imyitwarire nayibonye. Urumva? Iyi Mana uvuga, iyi Mana muri kumbwira. Umva, ngiye nayirambiwe. Imana yacu irakomeye inshuti yanjye. Iyi Mana yacu irakomeye. Nukuri ko Imana izitamurura. Izakora n'ibirenze ndabizi. Garuka ku murongo. Garuka ku gicaniro nyabuneka. Ikomereye wowe. Imana nitanga akazi, nitanga imibereho, ikiruta byose ukazabona ubugingo buhara. Jimmy, subiza agatima mpembero, wibuke iby'Imana yagiye dukorera. Ntukabone ngo ibi ni ibigeragezo, ni imiraba iraza igahita ikagenda. Ariko Imana ntireba. Yesu, dushobora kuba twarayisenze ifite amaso,
ariko bikaba yarahumye. uko yariri kera na n'uyu munsi nikikiri. Rukundo iracyakora ibitangaza. Umva Jimmy, sinigeze ngambira guhemukira Imana. Urabizi ko nari umuntu w'inyangamugayo. Ariko ibintu Imana inkoreye ntayibaho. Twarivayo tukajya he? Ko ariho tubonera amahoro. Njyewe reka mubwire. Urumva? Uko byagenda kose ndishakira umurongo w'igisubizo. Kandi icyo igisubizo ni bubone. Nicyo ndi gukora. Uzakibonera mu ijambo ry'Imana. Iyo Mana isigarane. Reka nigenda. Amahoro y'Imana abane nawe. Mana yacu, Mana ushobora byose. Aya siri derere minize kute derebo. Umva Uwiteka Imana anyeretse ikintu. Wewe Rusi. Imana anyeretse ikintu. Umva ko Uwiteka avuze. Aravuze ngo usenge cyane. Hari ikibazo cyabaye ku mwana wawe. Urasabwa imbaraga nyinshi zo gusenga. Kandi nuramuka uzubaye gatoya Satani arahiga ubugingo bwawe cyane. Nawe Cecily, Imana inyeretse bitameze neza mu rugo. Umugabo wawe yatakaje akazi. Ariko Imana irambwiye ngo ifite umugambi mwiza wo kukamusubiza. Ariko nuhagarara neza ugasenga uri mu mbaraga z'umwuka wera pani ibintu byo gufitira gusa. Kandi Imana iyongera iranyereka yuko nawe uri ufite ibibazo cyane mu rugo. Satani arahiga abana bawe ndetse n'umugabo wawe. Ndetse urarebye neza ubona Satani ashaka guhitana umwana umwe mu bana bawe. Ndetse bitari ibyo ngibyo ubugingo bwawe bukaba bwabigendera. Nawe ubwawe Satani akaba yakwiye. Umva ukuntu biragusaba gusenga cyane. Biragusaba gusenga cyane. nimubashisha kuri Imana izibwira Daniel iramubwira ngo mu masengesho yasengaga yongereho nandi akube kabiri. Urasabwa nawe kugira ngo usenge inshuro zirenga izo wewe watekerezaga. Simfasha ahubwo ibyo gukundira ni ukuri. Reka mubwire rwose muri iyi si Imana mu bana beza Imana yaremye nta mwiza nkawe nigeze mbona. Ariko kuri uko ni ukuri gusiza amavuta urumva neza. Yakomana we ako sipasi mfite ubwoba. Ubu niba zadufata koko? Tuza uri kumwe n'umushumba urumva Pasiteri Matiyasi. Ndabyumva ariko se njye mfite impungenge Pasiteri rwose kuko njya mbona rega n'aba bakristo bawe baba bandeba nabo banza baratangiye kudukeka-keka. Ibyo ni byo macakasha kugira ngo banze ugira agasoni urumva nibwo uryohera. Ngomba rwose umutima wanjye urisimbije.